akanye n'umugabo wa mugabo ntaguca inyuma nawe ntiwamuca inyuma mubana neza akagira gute kandi ukamwubaha uko yaba ameze kose pate se ni kangahe rimwe ni kabiri izo pate ni kabiri oya wi none se bahera ko amatako anatangire gusinda gutya uragira ngo ribi uzadufunga ribi ngusabye imbabazi ntabyo nkose yawe gufunga zigushaka basigaye babihanira gukora ku bantu ntabwo twebwe twari kugira byende twagiraga gutya pate dukina biye gutya tukubita tubomora ubwo bonye ko watera pate zingana ebyiri kugira ngo nyite mu kubo hari watere ebyiri kugira ngo winjize nyine nabyo gukora se kumva atari ibyo wenge nakubajije uburetse gato byanze tube tubishyize ku ruhande afite wehese ngo turaberanye ngo muraberanye uzankwa ngahe mana benzi hari inyama y'akabenzi bita agashabira muri iminsi basigaye bakita ngo ni bagitirimu urabona bariya abantu bita indangamirwa arwaye iyo bakagezeho bakakarya kita bagitirimu rero ntabwo ngiye nkunda akabenzi kagabanye ugabanye n'ibiryo birimo amavuta ujye urya ibiryo bitogosheje nk'urugero ngenzi guteka ufate nk'ikiro cy'inyama zo mu nda bimeze biti ese bura wirukanga utazi ko gufata narize kutafata ibyo kugwamisha uje kwinsha mu mugongo none unama ndagushobora unama gerageza unama ayiwe ayiwe ngeze hariya nyine jyano si ikize n'ikibaye ngeze hariya ubwo uzameye mbishyi uye njyewe nzaguha byose nzakugurira imodoka uzaza ugendamo imodoka urabona ko kwirukana ubu niyo masezerano byareka nongere nguhe ikaze aho ukunda gukurikirana ibiganiro byacu kamubwire ngo aho uherereye hose amahoro y'Imana nakomeze kubana nawe reka umunsi hostess uyu munsi nzavu bimeze bite cyane sawa bimeze neza bimeze neza igihe abandi bakonje urabona mu mujyi wa Kigali imvura yaciye ibintu irimo kugwa n'amazu amwe namwe arimo kugenda ariko njyewe ngubu ndashyushye bitewe n'umuntu twicaranye yerekana we tumuhe ikaze mu kiganiro makuru yawe cyawe watangira wibwira abakunzi bacu uko ntabwo basanzwe bakuzi nyine ntabwo basanzwe banzi banyita Derine ikumva mushyashya nyine kuri no channel ariko ni ubu muri no minsi tugiye kuba n'abasheri ariko ntacyo upfana n'umugabo bita Fisi wa Kacyiru shaka wa mugano wazazana si ko Fisi tudaherukana ntacyo mupfana birase abantu bose bafite ikintu manzi babaro haguruke mu kiganiro gatoya ko Fisi nawe yumukoze abatutira yewe ndakubutuye turarara uyu munsi ngera nzoro ni njye nawe hakonze haguruka turiho ukuntu muri haguruka hehe turebe muhoberane njye nta kabuno mfite kabuno kanjye nk'akimbaza nzovu muhoberane mbabarira uraho nzovu komera sha umufana wawe turahura urumva biri buvemo biravamo ago se aderi twereke twereke nzovu gira turebe ushaka kureba basha ikibuno ushaka kunyeka wambaye igitenge uzati kingurira ntambare urubundi urebe kuntu mba meze cyanambera nzakuguye igitenge se bita musazi kizahita gituruka muri iki gihe nta muntu wambara musazi nawe ntukamere ubu utangiye kundya musazi y'ibihumbi 3200 oya ntabwo cyo nakamba ntiwacyambara iterambere tugezemo ntabwo ari kwambara ibintu nk'ibyo ngibyo ngo musazi we uzambara riyali cyangwa baze ni amakanzu yo mu biryogo baze ko zihenza ibihumbi 40 n'amakeya tutarenze kubeshya dukubise twanze aderi upimira binga
aho mbiherukira byari nko mu ijana ariko byaragabanutse iminsi imeze nabi kugenda bimanuka buhoro iminsi imeze nabi wamwipeve mwandanyiriye njyewe ntabuzwa n'ikisi njye mpima ibiro 41 ndamutse mwikoreye sinamushobora turikubita hasi ariko kwaje kwapura namushobora bye gusa muri system namubomora muri style wakoresha urabona ari kwicaza kumujya hejuru se ko navuga ubona uvuga ngo ugiye hejuru uzi ikintu byasaba ni ugusaba urabona nko ku rugi ufata akagozi ukamuzirika ukazirika wowe se cyangwa wakizirika akaguru kugira ngo ajye agenda agaruka ahubwo wowe ushobora kugenda agaherayo wowe reka nkubwire nashaka hari ibiti bitaga shumangiro bazirikagaho ihene cyangwa urumamba igito bakwitaho cyo bagasongora nagitera hano kinkatera ariya nkakwitaho amakamba akaguru kare kamwe nkakaboha nkakaboha kugira ngo winjire neza no ngende nibere bavuga ngo harakuna umuntu ashaka kuburira ntabwo winjire waburirayo akunze umubaro umurebe kunama ntabwo nagenda ndiye niyo mpamvu nene nashyizeho ku gatekerezo kuko urugwaje ujya kugenda urugi rukakugaruka urugi ese ushumanyiza ko bari gusa ushobora kugenda ugaherayo nzovu ni mubi cyane ndi umuntu w'umugabo nakoze iyo imigozi umugozi umwe nkawushyira ku kaguru kamwe undi umugozi nkawushyira ku kandi kaguru nkahita nzirika ku biti ari bibiri uhita umera gutyo none ubundi nkatera ivi none ese ubundi ubwo impamvu yo kunzirika aba ari iyi ntabwo unyizeye yuko nayagira gutya utarinze kunzirika abantu si ibiro n'ibyo bihurira abantu mubyibushye turagorana muragorana ntabwo ari bose buriya niyo mpamvu utuvatire urabona nk'iyi modokari si ivatire hari na hoho akavatiri buriya ukinjiramo neza ukagapasuka ukabomoka ukagira byose ariko ubu biragorana ariko byose biratwara rwose usibye ko hoho ntabwo naba ngiye kuyikorera nakubomora asadeni inzovu wajya kumubona gute nzovu njye muzi kuva kera kinana na ba nyina wa mbogo na ba kanyombya na ba mukarujanga ku myaka yawe bwese ubw'ingano wamubonye ngo ku myaka yawe ubw'ingano nanjye ndi mukuru imyaka ingana utahishe ufite imyaka ingana icyo nzi cyo ni ukuri hejuru ya 30 uri hejuru ya 30 urakoze uri kumva rero nenzi ko ufite nka 20 ingana urumva ko namubonye kera ira filime ni 2006 reka twumve imaze imyaka 10 ni 7 tugiye kujya muri 18 urumva niba uri hejuru ya 30 wayirebye ufite nka 13 cyangwa na 12 nawe urakoze kumva nari umufana ukomeye none uyu munsi nagize amahirwe yo guhura yo kwicarana mbese n'umuntu nakuze fana uri kubya bintu uragura agacupa uyu munsi uragura agacupa umuntu nawe fana uyu munsi nagize amahirwe yo guhura uragura agacupa sibye ko nanone ngiye kugushyira mu mago oya ushingiye kuki koko uzajya ubona ni ugushyira mu mago no gushyira mu mago yego n'umwana ukiri mutoya ngenda kuze kandi urabona iyo ushaka ari umukiri mutoya akwitaho nkunda ashaje urebe ukuntu angana nta mbeho nagira kandi abasaza tugejeje iyi myaka tuba dutangiye gukonja kubera imyaka mama ukeneye umuntu bagabura muri modu ubushyuhe bwawe ibyo bintu binagezweho niyo mpamvu abakobwa b'iki gihe basigaye bakunda abasaza reka barakoze kera uri kumva tuba tuzi n'akazi muzi n'akazi uri kumva akazi kameze gute ko guhinga ko gutera kaba ari akazi bakoze kera bakizigama kaba ari n'akazi gasanzwe abasaza b'iki gihe bafite n'ubutaka rega basanzwe k'umugore n'umugabo kuri turi muri iki kiganiro umugabo wumva wagushobora akagwaza ntuzamuca inyuma yaba ari umusore utoye gute ese aho ngaho utabongorera ntabwo nkugoye wowe uriyizi je ndiyizi naba ari umugabo none se ubundi inzovu we ntiyamaza
inzovu yakujya mu mata akabasha kuvamo cyane rwose ubundi cyambere inzovu tera pate ku mata kwa Adeline turebe tera pate ku mata kwa Adeline none uva rugerana nawe utera ko yawe oya bizitaye nizo zijyana ubundi iyo ushakanye n'umugabo wa mugabo ntaguca inyuma nawe ntiwamuca inyuma mubana neza ukagira gute kandi ukamwubaha uko yaba ameze kose pate se ni kangahe rimwe ni kabiri izo pate ni kabiri oya none se bahera ko bahera ku mata kwa natangire gusinda gutya uragira ngo ribi uzadufunga ribi ngusabye imbabazi ntabyo nkoze yari kuvuga zigushaka basigaye babihanira gukora ku bantu ntabwo twebwe twari turimo kugira byenze twagiraga gutya pate dukina biye gutya tukubita tubomora ubwo ubonye ko watera pate zingana ebyiri kugira ngo nyite mu kubu hariya watera ebyiri kugira ngo winjize nyine nabyo gukora suti kumva atari ibyo wenge nakubajije ubu uretse gato byanze tube tubishyize ku ruhande ko afite wehese ngo turaberanye ngo muraberanye uzanywa ngahe yego mana hajye ibyo bigezweho abagore musigaye mukwa abagabo uravugisha ukuri uzagendera ku muco usanzwe ko barimo kundwanira yego mana inzovu ari ku isoko nk'inyanya z'ikimene kuko izo zibyara umusosi ariko buri nyanya z'ikimenyi uzi ko abantu benshi bagiye guhaka umugani wa musana oya iyo ugiye guteka n'inyama ukibonera inyanya z'ikimene ariko zikora isosi neza ngira abantu bahaha hato utazagura ikimene kimaze iminsi 3 shobuja azahita kwirukana kiba cyazanyemo akantu katari ushobora kuziteka ugasanga ibyo utetse uzikangisha nk'ibishyimbo birasharira niyo mpamvu rero kereka ari cya kimene bavuye kurangura ako kanya nanjye aho kugira ngo zikaza zahondanye icya kimene iyo ugitetse kibyara umusosi apana kiriya kimaze iminsi muri botike ariko kimaze iminsi 3 ariko uri kumva ikimene nyine kiba gikunze ubwo nawe uri ku isoko nk'icyo kimene uzayibaze fisi niwe ubizi yigeze kugihaha agikarangishije ibishyimbo biragenda arabingabure numva bifite akantu gasharira fisi ayigira inama none uyasigaye yaraguze amasosi tomate iwe mu nzu nta giteka ikimene fisi ntabwo yakiteza kubera iki byaciyemo yari ibiryo byagenda kose uri kumva hari Adeline uretse wowe kunjijisha tubanze tugarukeho gatoya nakubajije hari nk'umusore umwe uri kurya kino kiganiro mu bakunzi bacu wenda yaba ari hanze cyangwa yaba ari mu Rwanda uvuga ati njyewe cya Adeline shaka kucyiteve uri kumbaza umusore nkunda aba diaspora se ya umusore uwo ari we wese akavuga ati njye nashaka kumubiza icyuyi Adeline yaba ari umusore umeze gute reka mubwire ko umusore yaba ameze uri kubona ingano yanjye ndi munini si cyane si nkabije cyane ariko ndi munini izi taye rero zigendana n'abasore bananutse nk'aya kamwana shareke neza mu amakamukanya uri kubona nk'ayaka iriya taye yakwataka uriya buri nyine uri kubona ahubwo se ikibazo ya kamwana akunda kujya rero yagiye kwataka igitsina nkawe amanura ipana ngo akageza mu mavi ngo aba yiteguye yuko isa n'isa ngo umugabo yakomanganye agahita yirukana we ariko ajyayo abizi ko nta mugabo uhari naba namuhaye karibu yakase ko atajya yiyambura ngo ipano yose ayivanemo uwo munsi yayikuramo ishingiye kuki ishingiye kuko ari njye yaba yaje kureba ubwo ahandi nimba atayikuramo ubwo ngiye kuri kondisiyo za nyirambwira uyu munsi urayikuramo yose yakabu abonye umugore uranyanze none ubu niho uwo musore rero tugiye kuri taye abaye ari muremure ariko atari muremure cyane ananutse ari mu rugero ariko nyine ananutse
kumva abaye ari imibiri yombi byaba ari akarusho yaba atari imibiri yombi akaba yirabura ari inzobe nyine ubwo ariwe Imana yangeneye nuko ariko abaye ari imibiri yombi uri kumva ngewe wambajije uje akirasira nyine uje kwirasira akita yigendera uri kumva na bose ubwo fisi aho ari hose nabona iki kiganiro we ntabwo ari ku isoko oya njye ndashaka kuzamuza na fisi umuntu uje kurasa akigendera ntabwo urobanura nubwo ari munini nka fisi yaza akarasa akigendera mbese bitwaye ko nzi ko na fisi nawe akunda abadamu batoya oya ubwo twakipima tukara ko n'ubu natwe ubwacu ko tungana hari icyavamo rega nta mushoferi utinya imodoka upfa kugerageza aho unaniri ugeze ariko nyine agategura ise wayitwara utayikora uko byagenda kose uko wayitwara aho wagereza kose icyo nzi nuko nta mushoferi ujya unanirwa imodoka gusa utwara ashaka rombe sashe yajya gutwara dipi ariko yapfa kwinjiramo akagerageza kwinjira ugatinya ikintu muri iyo modoka izo watinya ibintu utagerageje ubwo utabashije ku aho amburiyaje aho iri utabashije kuhagera cyangwa feri wayifata uteka utarimo kugezaho feri ntiwata ikamyo iyo modokari mu mukingo ntabwo wahitamo uwo mwamuri kumwe yakwerana ariko nta muntu ujya nkumbura mu bijyanye n'imyaka yawe 30 mu myaka yanjye 30 ntabwo ubona ese bareka gukumbura abantu oya nyine ngende kubara uwo musore twigeze gukundanaho barahari nyine twigeze gukundanaho cyane iyo utandukanye n'umuntu nta yindi mpamvu ihari mudashwanye nabi ntabwo ujya kumukumbura uko byagenda kose nawe kuva mu myaka 30 harakaba karahanyuze ntabwo wabona pasiteri yakuza ntabwo nabibuka ubwo byazasaba abo mwakundanye se oya cyangwa ugiye kugeza nko kuri bandi bavuga ngo ugeje ku ijana urasa ariko ntabwo ziragera ntabwo ziragera ntabwo ziragera cyangwa ntabwo urabageza ntabwo ziragera iyo utarabageza oya ako si uneza mugereka muhire nayo nararigora ubundi wabuze ngo ijana babara abana ijana cyangwa bazibara zose ukarira babara ntabwo babara inda tuvuge nkanjye nshobora kuba nararyamanye umugore umwe naramubomoye nka 20 tugenda duhura ari umwe gusa icyo gihe babara ko ari umwe enda nshobora kuvuga iti Adeline ni rimwe nagira kwa Musana ni 2 kameramani ni 3 fisi ni 4 mugenda mubara abantu nanone ntabwo babara inshuro mwahuye babara abantu baracyari ariko buri mugabo ngiye nemera wakubise magana batazara kubise magana buriya bariya magana ane ni abagaragaye abari inyuma tutazi ntiwamenya warebye nka videwo ze zingana maze kureba nka zirindwi ariko ubona mpakakumizemo se ubwo n'imikara ubwo biriya bintu ni ibyo bose barazibonye bose reka nkwibaze deri enda ufite taci ngiye ntabwo mfite ngiye ntabwo nigeze mbona nese iyo bakweretse abo bagore 400 ubona amaso y'abagore agenda ahinduka bakabita isura arasa nka Nzovu indi na Adeline indi ni kameramani n'abantu bagiye batandukanye cyangwa afataga umugore umwe bagahindura abo maze kubonana bagakora montage oya n'abantu batandukanye akava kumwe akajya kundi bakabyerekana uriya muntu ni icyamamare barabyerekana kandi icyongeyeho biriya bintu babikoraga babizi n'abari abagore bari babizi mbega yabakameraga yateraga telefone hariya bakiyambura bagakora ibyo bakora umunsi umwe cyangwa yabikoze nko mu myaka nk'ingana kumva iby'iminsi byo ntabwo twamenya ngo ni umunsi umwe ko ntitwari duhari gusa yatakaje ibingana umaze gutera abagore bamwe kwa ngiye iyo mbabaza bari nko muri 50 nabangaye nanjye mu Rwanda ndi baritazari da bagore 50 zavuze ko mu Rwanda abantu bakurusha baritazari nta mu Rwanda ntabwo cyeka nimba ari wowe abagabo se abagabo muri 50 nkabangiye kuba 50 n'umwe uzamwipeve
ntabwo azaba 50 bandusha iki nzaza usibye ko njya akagongo ubu karangiye nzagupfubya nimba rero hajemo kumfubya kuzasubira gushaka kumfubura ntabwo ibyo bintu nzihangana guteze tuzahure wabanje kubikora wakoze siporo wumva wagarutsemo neza ufite akabaraga wamutegeka nk'akabaraga kangana nka gute umubona gute reka mbwe ko tuzabigenza nzabanza mare ukwezi wawe inkore hage bagita massage ukanda akagongo ushyira pomade tujye kwiyuka ahantu nongeye ngarure ubuzima nyabwo gusa uko kwezi tuzakumara dukora ibyo gusa ibyo ngibyo nono ukwezi gushira undi nkubomora ntabwo ibyo bintu byashoboka ntabwo twamara ukwezi dukora ibyo bintu ngo ukwezi kurangira ngutera amakufura n'imitwe byose n'ibitego nazabura nk'ibitego nka 3 byinjira urabyizeye neza ubwo niyo gahunda yo kuzanza umwanda umugongo tutwaye ikizi n'abagore bari kukureba hano kuri kamera wabwira iki ngewe se nabagukise kandi harimo nabo muri abo 50 abo 50 banyibagirwe sinzabasubirayo dore umukunzi wanjye ubu ni njyewe ugezweho nibaye umutukuru kuri Kemana ngiye gusoma kurundi nawe nimba yankunze azana umuntu wagucanga munagira ngo mwongere bigiye mu nyinyi duse no kuntu Aderi umbabarire ntonge ndasoma no ku ruhande sebyo ibyo bintu bitukura Uzi bakuki abazundi nzago ukibagu dore no mu bwanwa nzago nawe uzi kwiba nifite imvi z'abasaza zisebeze umutuku hayo kuki mukunda gusiga iminwa nibyo bigezwe ibyo bintu ngo mwaze mubiteka mu nyama kugira ngo mushyiko mu byo nzagutekera nzabishyiramo ntuzakemo cya kirungo gitukuza mu cyaro none hari bisigaye byarateye mu giturage aho kugira ngo bagure inyanya bagwa cya kirungo bita asante na asante bakagikubita mu ndagara bakagishyiramo nta tunyanya bagahita bateka ubugari ngo nagasosi gatukura ko bisa neza ngara birese buje bitaryoshye oya uzi ubugari uri mu cyaro n'ubugari ko jya cyangwa mukunda ubugari ese ubugari bwo mu cyaro bwa kera bitaga butakara burabuze waraburiye yo kuvukaga none mwana w'inyanza se yarije se rucakarara mu inyanza murayiyobo ufite imyaka yawe ufite 30 nabaga narasaruye mu murima akeshi nahunikaga mu bigega mu mitiba mu bigega urabireba ibigega ibyo bubakaga wabaho amasaka bakanahungira noneho ariko nkareba ba bantu batigeze ndabarumbije nkamwe Adeline kameramani Musana bararumbije nkamwe reka mfate amasaka bakubita umutsima shigisha ikigage mfata urwagwa ngira gute bakaza tugahura hano mu rugo iwanjye abaha tukarya tugasangira ibyo bitaga kuganuza tukabyina tukajya gute nibyo bitaga kuganuza baganuzaga ku itariki ya mbere z'ukwa munani ubundi si bwo baganuza bo baganuza n'ubundi ureko yabaga ari wa muntu w'umukire we wahinze akagira gute akaba afite abantu agomba kuganuza nko mu kagari cyangwa babyita akagari ariko twe twabyitaga mu ngo nk'icumi zayoborwaga n'uwo bitaga nyumba 10 n'ingwe 10 nkafata zangwa 10 twegeranye gutya nkazitumira iwanjye bakarya umutsima w'amasaka nkateka utuboga bitaga isogi nk'uko bivuze isogi ukavanga n'ibishyimbo n'abandi mfite inka bagashyiramo icyo bitaga ibirungi yari amavuta y'inka ugakubitamo ibirungi mukarya mukishima urwagwa abitwaga abantuza nk'abasore bafite imbaraga bakakubyinira bakagira gute tibo tumukire yatuganuje ibikini ariko nta bakire bakibomba nabase oya umuco wari mwiza ku mirenge ku tugari Adere uzi ko buriya kera iyo wabaga uri umukire wifite urugo rwawe rukomeye ufite na hirigisi yawe wagiraga n'abantu baguherekeza ukagira n'abakuru nk'abangaba abo bita abagabo wafataga nk'abasore nka 3 bakaguherekeza ubavanye ku kabarano wanyweraga wabaguriye urwagwa uratashye wawe ugiye wivuga utabaguherekeje none kugira ngo hatagira umuntu ugutangira
ngo abe yagukubita abandi babaga bagutabara kubera ko uri turi kubona umukire. ku musozo w'ikiganiro nicyo wabwira umuntu wa mbere kubona wa mbere mbonye hano cya mbere nababwira njyewe sinzi abazandeba ku biro byawe Wewe wabwiye se ko ngubu Ibiro byanjye. uri mu rukundo na Nzovu ibiro byanjye rero njyewe nta kintu bintwaye nta nubwo njya mbitindaho cyane kuko imana niyo itanga umubiri rero nimba imana yarampaye umubiri sinjya mbiteraho ubwo ni uko nyine imana yabonye ko ngomba kungana kandi kuba ngana gukira ubona ko binteye n'igikundiro kumva ko Nzovu yayisaza muri moto urumva ubu ndi mu rukundo na Nzovu mwabantu mwe muzandeba mbiyamye ku mugabo wanjye ugiye kumwe ariko nanone agiye kuvugwa ari ugabanya inyama bita akabenzi hari inyama y'akabenzi bita agashabiro muri misi basigaye bakita ngo ni bagitirimu urabona bariya abantu bita indangamirwa barwaye iyo bakagezeho bakakarya barabyibuka ibinini bahita babihagarika bakirira akabenzi bakita bagitirimu rero ntabwo ngiye nkunda akabenzi ugabanye n'ibiryo birimo amavuta ujye urya ibiryo bitogosheje nk'urugero ngenzi guteka ufate nk'ikiro cy'inyama zo mu nda uraziteka wamara kuziteka ugafata agatoki kawe n'ibirayi ugashyiramo biba biryoshye udashyizemo n'amavuta urumva ko guhura na Nzovu ni ukwiteganyiriza urumva atari n'ibiteganyiriza ubundi nkurangira n'umuti nkorera ibintu nyine urangira umuti nanone ugabanya ibiro byawe ufata amazi ukayashyushya akaba akazuyaza urakareba akazuyaza niyo amazi ugomba kunywa ntakotse kandi arimo agashyuhe gakeya ukazaza uyanywa buri gihe mu gitondo hamwe n'umuneke umwe umuneke urawureba umwe wagura misheri ukayigura buri munsi mu gitondo n'amazi ashyushye ukanywa amazi warangiza ukarya n'umuneke umwe ibiro biragabanuka bimeze bityo ndetse buriya wirukanka utazi ko gufata narizi ko utamfata ujye kurwamisha ujye kunshyira mu mugongo none ese ndagushobora wowe unama gerageza unama ayiwe ayiwe ngeze hariya nyine igihano si iki se n'ikibaye ngeze hariya ubwo uzamembe iki uyu njyewe nzaguha byose nzakugura imodoka uzaza ugendamo imodoka urabona ko kwirukana ubu niyo masezerano zabigerageza uzamubona reka nshimire wari gukina kino kiganiro reka nkubwire ngo amahoro y'Imana akomeze kubana